Ndi kurya pome saa 8 z'ijoro we. Imeze neza. Ko ntasohotse habaye iki? Olive ameze neza shu. Weekend oya ntabwo nkunda gusohoka kuko ntabwo nywa inzoga. Yakoze muri iyi minsi kandi ikindi ndanarwaye muri iyi minsi, cyakoze nzashaka abashiti banjye nkaba tujye kurya ice cream ku maji dutahe. Kuri kurya nk'abaye desera. Icyiza nuko pome ndi kurya ntayo wanguriye, ndumva nta kibazo ufite kuba ndi kurya ibintu utanguriye, ko nabirya ko siko nabyiguriye. Iyi kurya byananiye, ibiryo byo mu nkono byananiye. Ndi kurya pome n'izindi mbuto. Ori, thank you Sheri. Nta mutima mubi kabisa nakugurira. Ngaho ngurira. Ko harakaye se Sheri? Ndarwaye shu. Urarya mani? Ndarya none se ntago ndaryama. Niyo nice nkumva nshonje ndarya. Medi subu nkawe Eliamu, uba wumva ufite ikihe kibazo mu mutwe wumbaza Medi saa 8 z'ijoro? Hamujya mwibuka ko Medi ari umwana? Abana bawe wowe barakanwe cyangwa biwanyu saa 8? Ko wanyanze ni amahoro? Si amahoro. Agara amahoro pe. Naba nkubeshye. Ushaka iki se shu? Ndashaka yawurute nk'ebyiri. Ndi gukora matirisi. Nanjye nzabera neza sha, ndi koroherwa, nasenze. Gusenga harimo byose pe. Sambare ugashyiraho face yawe ya nyayo. Mukazi ari hano ra? Kana kanjye k'umwaka umwe n'igice karagukunda yo. Ugasuhuza Tumana my love, how are you? I'm good. Suzume Sheri aka request. Natabajura ngo barakwatse. Ubu nta telefone mfite. Ndi gutira nk'abandi bose. Bantwara n'amafaranga ashaka 100 ngahe. Nimero nayiguhaye mwana. Meze ntabwo ndabizi. Today nibwo hari gushya se.
byabaye Zuzu, byabaye cyangwa nibuke mbwira. Toxi, ndategereje message yawe shu. Zumbwira. Oya, nibyo ndimo. Oh my god. Byatangiye. I love you to the queen sheri. Natani mbona mani mw'iyi minsi ndagutamo kuko warahuritse. Narahuritse se binavuga sheri. Niyo mpamvu ibitotsi byabuze. Yes. Ese ko bakunize ntiwapfuye ra? Ubwo niba napfuye uri kuvugana n'umurambo nawe uri umudayimoni. Wampaye Natasha we ngwino nguhe. Nanga gupfusha ubusa itunda ryanjye reka ndikuzemo urwara. Ko nkunda amatunda. Ahantu ufite hosti ngo nzakugwiremo baby. Na ugira inda. Kiza no kutampahira. Mbiswa nimereye nabi mume inkweto zanjye siza uri ikigo gisubwo wambwiye. Shu nakubwiye ngo ibintu byanjye nawe si amahoro. Medali ariko se nk'umuntu mbaza medi saa 8 z'ijoro wumva utekereza iki mu by'ukuri? Reka akanyamoro kabishye Yesu we. Mvugishe inbox tuvugane. Nta n'ibintu bya danje. Nta bintu bya danje sheri wanjye ahubwo nta bintu bya danje. Uyu munsi ku manywa cyangwa uriyo byatangiye gucamo. Ndagukunda peyo urakoze disi baza abantu 50 nabangaje ko abantu mutinda kuryama ari benshi. Oh teta thank you sweetheart. Mbega urunyamaro ruryoshye ororo. Ngaho mbwira nyine ikibazo gihari. Oh thank you Zuzu ntabwo narabibonye. Mbwira nari ndi kukubaza ngo uriyo cyangwa uraza kujyayo ku mama. Kuri imbuto ninjoro ibiryo byananiye sheri. Wibaze ko nabuze n'umwanya wo kujya muri sari imbaraga reko inzara zanjye zimeze. Umunsi wose sinigeze ndya. Naguze inkoko nyikumbuye numva ngiye nko gupfa. Irananira mpita nyishyira muri firigo. Mana abantu mumbwira ko munkunda nanjye ndabakunda ndaje nkuhamaga. Muhanganishe ni wowe ukunda guhangana. Sharo hangana. Ubwo wamenyanye na Jadu ugiye kujya uhora uhangana.
sheri wambwiye ngo ni ngaho nkubwire ikibazo gihari. Ikibazo gihari rero nta kindi kibazo kirenze, ahubwo warambwiye ngo ubushize nkora live ngo nanga bani ngo nanga Nicole. Iyo uyihemedi ngo nanga Nicole. Ndavuga rero mwuka byaramwe. Ntago namenye icyatumye nyine umvugisha. Nabifashe ukundi kuntu nzamura. Okay. Gukoresha telefone utamenyereye mana. Nataha utaryama. Hari umuntu ntegereje ariko si ngombwa ko umuvugira. Hari umuntu ukiri ku kazi ntegereje. Harya. Matrice yanjye ngiye ndumva yahengana. Uwo gwani wayisoje? Ku manywa? Wapi wana nibyo ndimo gabanya amagambo urya. Ndabona wanananutse. Nyine bagiye gusenga. Niburaye. Ego sha. Ariko ndi mu rugo. Ziko bari abahanya bari bakwishe di. Ego ko mana. Maze umutwe mana two gusenga bikora se. Ni izina ry'Imana nge ntabwo nenze ikipe iri gukinwa n'indi ko byabaye cyagiye. Habaye cyagiye uvuye hano wagira ngo ari wanteye umwaka. Oya ni ukuri si ubu nabikora. Ngiye guhamagara mu gihugu. Aho nyumvira. Shu bite? Ni sawa. Waretse. Shaka icyo wifashe nabi kandi twa turi kuganira. Turi mu rusaku. Mu byatsi amacupa iki. Ni wowe uri mu rusaku? Abantu bari mu rusaku rwose baba bihanganye burije. Sha ayo matunda yose ubwo naraguhitana nata. Sho andika muri comment. Wari ufite urusaku mbone making ashobora kujya ari ngusobanura impamvu nabifashe nabi. Amatunda usko nabwiriwe nukuri kumana kurya byananiye. Byashize iminsi 3 nanjye nararwaye. Ntari bimbwira. Okay. Umva impamvu rero. Ngewe ngira agatwe gato nkakarinda uruguma. Uriya mukobwa ugendana na Nicole witwa ngo ni Misere Nzamura. Shu Alex. Go. Nathan. Yo. Oui. Utwe n'ubwonko. Yo. Meze neza. Meze fresh. Harimo makuru. Alex ni Petit Songo. Wapi? Petit Songo yasinziri. Bijye kurangira. Wapi? Anapi. Birashize. Ni umuntu ushaka ikawa. Ushaka ikawa? Umba mumfollowing. Bagufollowinge. Bega Karezu uyipostinze yandikaho. Ngo ni mwiza ngatuma aba boyfriend bacu ngo niba bigenda gute. Iyo mbesire se. Ngo bamwifuza sha. Bahena byamunani. Hakura. Si wowe. Nata ntugahangana ariko ni brag. Umva mwamfollowinze.
oya baguforowinge. umva umutwe ndumva worohewe ndaporofise ngo reka nigeze ino mbuto. ziri kujya mu mutwe. Aya mutwe ndumva wagabanyutse meze neza ziri kujya mu nda. Abantu bane bonyine nibo bamfungiye mu bantu 32. Abugize Imana urababona. Oya mame gift basi wankuri kuri zero. Zuzu gira icyo ubwira Seri. Ndabakunda we nawe. Uzaze Azaza agira ati azaze muharigize cyangwa azaza umusyoke. Wavuze ibyo yari ugiye kuvuga. njye ntabwo njya nkora ibyo Oya nata. Ko yanata hafi kandi asanga bari kabyiruka kanataka karyohewe. Have wihangana. Temana kubonye Celeste kugahumeka nabi. Esu nata koko nawe koko. Mva mwijwe cyakoze. Banza umarizo mbuto uzane ibiryo rye. Alex ufitemo gift. Uzi ko ufite gift man. bazimaye none man kandi baho Alex turere Gira Alex ngo nansuhuze. komera cyane Hi. ari wanze kunzamura kubera ko atari seri Agana nakumenye man. sha none se izo mbuto kuri kurya wenyine Medi ari Ndarwaye man. ariko nizo zonyine uriye kuva bwacyo Kuva mu gitondo. sha usigire n'uyu muntu nawe ntabwo ameze neza ngarekeraho izo zimusigire Hari zo namushyiriye muri firigo. shaka izo ngizo umva se ko turi kubona agapepe. Arakubeshya. Ubwo nuko yashakaga ko nayo atagaragara. Kibyanjye se urambaza icyo ubundi. Abuba ngwino usuhuze Natasha. Ari live. Ubwo ariko wakanze ku gasaraba de ntabwo yabibonye. Nata watepinga mushayiringa batapinga abo mwana akoze ku gasaraba mwana Dahiri nukuri yes ufana amatirisi yanjye ni ukuvuga ngo ahubwo se biragenda biteho uragura akantu ndakagura cyangwa wowe urakagura si wowe umfana wese wifashe ukamfana nta n'uburenganzira unsabye se kumbe urimo urarya n'utubuto nari mpfuye mani rega ndarwaye uzi ko kurya biba byananiye ya pole kabisa nari mbonye agahenge ndavuga ngo reka ntuvunire umuheto saa 8:10 mutayipinga mushayiringa yo Mugo yagukwamye nyine wowe muhe gusobanurire natamwaretse amatiku tukiganirira wowe nande kandi musubize sheri dute tugana nta matiko wowe mumva ngusobanurire impamvu sheri wanjye hari umushuti wa Nicole witwa ngo Mia aho ndebe uriya mu Mia rero hari umushuti wanjye se watubabariye mani ari kuguhanganisha kandi nawe wabikuye uri kumva sheri uwo mu Mia Shiva Mia rero hari umushuti wanjye bari inshuti abonye nanjye turi inshuti abarekeye kumuvugisha ngasigaye ngavugana n'abana kandi ntago nyine Shiva yumva ko tuzaba abakecuru nkawe uri kumva kandi iyo ikaba timu ya Nicole ni inshuti ye nawe urangije uhita uterera comment uravuga ngo Nicole ngo ndamwanga
nyine numva ukuntu nabivugagamo wowe uhise ubikomeza ukundi kuntu ndavuga rero wasanga muri timu Nicole na Shiva Mia mukaba muri kumburamo amagambo njye buramita ngenda gake nahise nkorana flow ndanavuga ntabwo tuzongera kuvugana niyo mpamvu rero kuko uriya mukobwa sinzi ikintu anyangirira mushiti wa Nicole ngo ndi umwana nose ubu aba yumva abantu baba abakecuru nkawe baza umuntu kwita umwana utajya kwa nyina we yewe sha mumpe bahena arahennye ndamukumbuye sha mbabari umumpe zuzu adahita agira bahe wambabari ukamvugisha shu yagiye yakoze iki uri mu we nizere ko nagusobanuriye Igo sha wansobanuye numvishije ariko ntabwo nakubwiye ngo uramwanga muri ubwo buryo bw'uko ngo timu nubwo ibyo nari mbizi I was just nyine gutera comment ku bintu shu urumva rero ngiye numenye ko umuntu anyanga mugendera kuri rero naravuze ati I feel you nyine ndi kubyumva nanjye ninjye nahita nihorera uwo muntu nkavuga ati atazajya n'ibindi binanzanira bibi but I didn't mean anything harm kabisa kuko I love you nyine urabizi ko ngukunda ntabwo usubwo wapi kabisa nuko kandi ngiye kuntu umeze nyine mvugira aho ngaho ntabwo njya mbindyarya nkabwiza umuntu ukuri naravuze ati ariko nawe ntabwo wambwiye ibaze ko ibaze ko Shiva yahise ashwana n'umushuti wanjye mani ngo kubera ko ngo turi inshuti what the fuck cyangwa mufitanye ibindi bibazo utazi ndahura na Shiva ndahura n'uriya mukobwa mu mateka yanjye ntabwo mbizi nyine noneho kibitambabaje n'ukuntu yavuze ngo yabajije uwo mushiki wanjye usigaye ugendana n'abana ndareba ndavuga ati umuntu nk'uriya nyita umwana ashingiye gusa ahubwo ugira imana agendana n'abana bagifite viziyo umunsi umuntu agenda n'abakecuru urumva rero icyo kintu ibyo bintu byabayemo ahita anashwana n'umushuti wanjye mpande ngo kuko tugenda nyine urumva noneho nawe ushyizemo kariya kantu ndavuga ati mvuga kuriya tugira ngo ni ibyo ni ukuri bisigaye ntabwo nari nzi kuri bufate kuriya ariko ndakumva mu ruhande rwanjye ndi wowe nanjye nahita mbifata uko nuko nguko rero byagenze mata wanze kunkorera videwo ntabwo nari mbizi ndayikora shu nayo bakwanjye buriyo mvuze mba nduhutse biba birangiye tumeranye neza uko biri ariko seresha urahangana waretse kubyiga abantu muri komenti abafana bakiyandikira ese mani asase waretse guhangana mani nareke guhangana reke kubyiga abantu araba bivuga nyuma ngereka mbabwiza ukuri singira mu nyangira cyo mbonye uri inshuti n'umuntu uwi muwe uzi ikintu nanze se tere wambabari urahangana pe ubu ikintu nanze naravuze Shiva Mia akunda kuba ari kumwe na Nicole ni inshuti magara nawe muri inshuti ni ukuvuga ngo ikintu cyanjye nakubwira byakorohera Shiva kukimenya kandi buriya Shiva namufashe nk'umwanzi kuko umuntu nakubwiye kambwira ukuntu nyine wifashe nabi nakubwiye yuko noza Nicole twize ku bigo bituranye tuziranye nyine ntabwo turi that close ku buryo tuganira bazi ko duheruka kubonana n'ikiga muri segonderi turebanira amasitati ndamupostinga n'ibyo ntabwo tuba tuvugana ntakubeshye rero nicyo kintu cyanciye intege ndavuga ati si uyu muntu anyujije mu buzima urumva kuko ubuzima bwanjye ntakubeshye si ndi umuntu wadanje ko ntabwo nkunda kwinjiza mu buzima bwanjye buri muntu wese uyu mukobwa Zuzu warabizi ijya nkunda kwinjiza abantu mu buzima bwanjye nta muntu ujya ukunda kugera iwanjye ubwo iyo uhageze mana yanjye sinzi ukuntu bumeze cyangwa ngo ibintu ngo byakururukuru ngo twagendanye rero iyo mbonye umuntu hari ukuntu ndi kumwishishamo intera ubwoba nkahita ngenda gake uriya mukobwa yanteye ubwoba ibaza umuntu ukwanga atakuzi bro noneho ikintu cyantangaje ikindi kintu cyantangaje nagiye kubona mbona yansitokinze kuri Instagram ngo hari gift yahaye uwo mukobwa witwa Shadi inkweto
Eh, uwo mukobwa afite inkweto zimeze nk'izanjye nyine z'imishumi z'icyatsi. Ujya wibaze ngo sinzi n'icyamubwa izina ryanjye ukuntu nitwa kuri Instagram, aragenda aranstokinga afata screenshot ayiha uwo mushuti wanjye arangije aramubwira ngo ni gute wubaha ukukantiriza inkweto, what the fuck. kandi mufite inkweto zisa atari iziwe. Naravuze se izi nkweto si mangazi ntabwo inkweto zisa. Uwo mukobwa rero tekereza umuntu ujya ungendaho akamenya uko nitwa akanstokinga, ifoto yari iri inyuma agasunika mpaka ageze kuri iyo foto. Mani uziko numiwe navuze ati uriya mukobwa no kuroga yaroga. Sindanahura ikintu kimbabaza nawe n'ukuntu bambwira ngo nsa nawe. Ntawamenya wasanga hari ibyo kwangira nyine wenda wakoze cyangwa muziranyeho. Sindahura nawe kereka ubwo wenda ibintu anyangira niba ari Nicole wabimubwiye. Nicole se muraziranye? Ntago ndahura nawe ariko dufite ukuntu tuziranyemo. Nicole ariko we mufitanye ikibazo? Nta kibazo ngirana nawe. Nusu mufitanye nawe ikibazo nimero ye yaba ukereka niba kimfiteho. Wasanga wakigufite wenda akaba yarateye story umushuti wiwe. Umushuti wakanyanga kubera Nicole. Babandi babagira mu nyangiri. Urakoze nuko nabitekereje niko bimeze. Niko bimeze rero. Shana tambabarira n'ukuri tuwe tumeranye neza. Nta birenze ubwo nyine birarangiye. Nibyo nagira ngo nkubaze kubera ko narakwandikiye mbona ntabwo nsubije cyagiye wavuze ko urwaye, ndavuga ati wasanga tutameranye neza nyine wenda dufitanye ibibazo ntazi. Nuko nguko byari bimeze nigiriye ubwoba da. Niyo nyine nuko ari byiza urwara ubukira ngiye imbuto zanjye ndazigura mu gitondo ngiye ndi mu kazi sawa. Ntari bisho. Zuzu vayo reka guhangana. Meze neza Leo. Kanizamuri abantu ndabona hari abantu benshi batse request. Naba Leo tatu. Ese namwe muri binyomoro mu byimba iminwa nkanjye. Nyamuro se babiri irahagana. Yakoze amana. Ntabwo nzi ko ntabasha kuba ndi kurya Imana ihabwa icyubahiro. Hasi nata ubwo abantu baguteze se abantu bakuzi kweri. Ntabwo mbizi byashoboka. Noneho uransetse iyo uvuze iyo minwa yawe basi ujye uyihorera. Wallahi Imana ishimwe Imana niwe nenda gupfa Leo. Niwe nenda gupfa wumva ngo kuba mfite imbaraga ubu ngubu Imana ihabwa icyubahiro. None wumva ngo habe n'agatwe kari kunde Imana ari mfuye bro. Nabonye video wayisizeho. Ndavuga ati Wallahi akora gupfa ni umunota umwe kabisa. Gupfa nanjye nabonye ari ibintu byoroshye. Nuko ari Imana iki tuyenzeho kabyara. Ntabwo Imana yahita ikujyana none asha. Aracyakenewe. Ariko izo staff njye nazirukaga kera kabisa. Izihe? Yo kuvuga ngo umuntu ngo bamuteze mu bantu. Mbonye umuntu hano we. Nera God bless you byakoze sheri God bless you ubwo nizere ko ibyo navuze wabimenye. Gusa byakoze pe urarenze Imana iguha umugisha. Byakoze. Oya mani mu cyaha hafi ho biraba cyane na mukanya byabaye ku bantu. None se no waruri? Muri quartier man. Njye nari nzi uko ninzi kuba ku ruyenzi wallahi. Kare kuba mu cyaha. Ukazi. Nawe. Ako nyine iyo ni message n'undi nyine no kukwereka ko Imana ikikurinze tu. Imana ihabwa icyubahiro man meze bon. Ako abantu baramashonje. Impamvu barasigaye bari. Noneho mukanya umuntu bambuye wibaze ngo yari umukobwa. Nako bari abakobwa bamwambuye. Bikada? Abakobwa se bije mu gatsibo.
Haba ibiceri nanjye nzaze nambure. Reba bite? Ni sawa. Umeze ute se? Meze bo. Ni sawa. aseseri none ugiye mu cyogajurura. Alex ndabona ari mu birere. Kesi bite? Ni sawa bo. Nareba utatu bite? Ni sawa. Abantu twabuze ibitotsi nkanjye rwose n'ubamfurange dukore bar. Ibaze ko mbyutse amasaha ndi kurya. Ahira. Nabuze ibitotsi se. Ariko ntabwo naguseka cyangwa umujajinga hari abantu bameze nanjye ariko nari meze mbere. Iyo mbuze ibitotsi ndabyuka nkarya. Nta biryo bihari bwo wabigenza ute? Ibiryo bidahari. Mba ngomba kubyiteganyiriza mbere yo kuryama. Ese ubwo bibaho ubwo nimba bidahari haba hari ibyoroshye mu guhita bishya ako kanya. Ukabyuka ugateka ndakurahiye. Cyangwa hari n'imbuto. Byashoboka ariko kubyuka ugateka byo ni ibintu. Bitanahari nakitamo byeri bikarangira. Natajya kuri big screen di. kandi ntushobotse. Ese ko serie ya pozinze. Baramuzi nawe. Imbuto se urazimaze. Ndumva nijuse kabisa. Mana ishimwe ubwuriye ndabona wari wananutse pe. Nari nashizemo. Ubwo rero ngarakujijishije ngarariye. Ubona amasegonda agiye yaba azimaze. Oya uko nyene bibi birarutanwa ntago ameze nk'uko yaba ameze atariye na kamwe. Gutya mfite utubaraga. Cyakoze yarya gutubuto turyoshye mperuka amatunda kera. Nta nubwo nkunda imbuto rero buriya ni kumwe uba uvuga uti maze iminsi narya kugira ngo ndebe ko byibuze utuburaso twakiyongera ubundi biriya bintu wapi kabisa nk'ubu iminwa iri kokera kubera ntabwo wifitiye. Arayafite se. Amashyi amaraso sha ni make. Bari bamuhitanye noneho mana we ninde wari kuzajya. Ninde wari kujya usetsa abantu koko. Umuhirimbiri wanyu bari bawishe. Alex byagenze bite? Matrice yari vibuye. Yari ari mu cyogajuru Alex. Biragoye iyo bagurukira mu birere. Iyo abajura bakuriye ambushi ntushobora kubacika. Ni ukuvuga ngo ni Imana abandi babaca imitsi y'amaboko bakagira gute ego ko. Nubwo ukiriho pe. Imana ikomeje kuturinda ibitureberera Mana. Ni message Imana iba yaguhaye ikavuga ati nje nubwo bagutwara miliyoni sinaguha pole mbona uri muzima na rugingo wavunitse cyangwa nyine wangiritse nyine cyatuma utongera gukora. Gusa nanone buriya Imana yarakoze kundinda ariko buri umuntu ugutwariye tubona bagusubije inyuma. Bagusubiza inyuma gusa. Ako Mana uzi umuntu ugutwarira phone ubu muza agahinda mfite. Birumvikana. Igihorere. No kwigurisha nibiba byoroshye maze. Mani abagusubije inyuma baguhemukiye. None agafata udufaranga tugera mu 300 muzi ubukene umuntu ariho. Ariko abantu babihereje ushatse wajya muri ntuzi ukabashaka muri ribu amazina sibwo ntibayazi. Ariko same abantu baritirana. Oya ikindi kintu iyo nimero baba boherezaho amafaranga wasanga n'abareka umuntu batanazi bagahita bajugunya. Ahubwo wasanga ibitanayigera icamo na rimwe. Nose urumva bari ibigorye. Bagafatwa barabeshya so. Bakabafata ugasanga umuntu avuga ngo runaka bamufashe ngo nta kintu yakoze gute se.
gute se nyine ntabwo bibaho. ndebera we nayanjejwa ngo nizuzira amanutse cyakoze narumiwe ese nawe ugiye kudusiga uriya nawe agatotsi karamufashe ntabwo tumeze kimwe umuntu yashakisha ibitotsi yabibuze njyewe nanjye cyakoze ndumva bitangiye kuba yesu we urasinzira jaja ukagira ngo yaje barimo barakunywera mu matwi jaja yaje we jaja yaje ndafashijwe yesu we ndafashijwe jaja arihe ara nguyu we kumanina jaja wajya umbabaraho ukabyara koko n'akantu kakumanina wazanye ntabwo uhora umbera mushya Lekumani jaja wajya umbabarira koko nagiye gutuka abantu udahari mvuye ahantu umuntu arambwira ngo jaja wambaye jaja icituwa kariba busanze sheri ni ici abantu barasaze jaja wambaye imihanda icituwa gahabwa induru ku munwa gaswekere ndashaka icituwa uraje Mana we iwe Imana ishimwe umva mbese ndeye ku mubare uri hejuru kamaze ndabantu bahari ko ari uwo nziranye nawe ni abantu 7 bonyine ntago bazi icituwa nta n'umwe nzi musibye Leo 3 Leo mbwiye ko ukunda byagutwara iki Natasha ndamubonye ngaho mbwiye ko ukunda byagutwara iki byakora uhagaze Nata yo umeze ute se meze neza Leo Mm. ndashaka ko nshyira 3 ku gipipi cyanjye nange ni neza bitewe n'uburyo noneho nkubonye live urakoze uri kumva Leo nagaza nkubona wowe na Medi burya ni Medi banza umyutinga Prince Baze rivugishirize ari ni Medi mureka kumyutinga n'ukuri gaceceka mbaze mvugishirize ndashaka ko nshyira 3 ku gipipi cyanjye ugashyirayo Natasha icituwa mana yanjye mani ndi seriyo uzashushanya agatwe ka Natasha igoryi gusa Leo Leo ninza mu Rwanda mani uzabinkorera kuri seriyo nzamushyire ku ibere uzanshyire ku muntu ibibazo biragwira shaka 3 y'icituwa ndashaka 3 y'umutwe wa Natasha bakayishyira hejuru nzamushyire ni hehe abantu mufite mu kanwa hameze nko mu kabuno h'akayonga mutware wabatere 3 y'umukara mu kanwa ariko natawagabanya wateramo 3 ku buryo bitaba umukara cyane nka gutyo kwawe basi yego amenya kushobora ndabizi man ngiye mfite nk'aho inyama y'inyoni umuntu hameze nka mu kanwa hameze nko mu kibuno h'akayonga ubundi murebe ngo harahinduka ameze nk'igituba cy'ihene ameze nk'igituba cy'ihene asema icituwa icitu kuvuga nyuma ndi kwinywera amayo biba bwanje kumbwira nushyiraho barakumanura ireba tata afite umuhungu ndake uzi icyakubwiriza afite ku maguru ni nyina tata oya Leo uzayishyire ku iboro Leo ku iboro nashyiraho ndangiza Leo shyiraho ndangiza twawe ndarwaye sha gumishaho twereke ndangiza no ku iboro ariko kesi ni ikigoryi ngo ni iboro na icituwa mani nagumishaho ndangiza gumishaho ndangiza Leo uyase ushare wo twereke iboro mwana iboro na icituwa aho twahaye ariko natajya uhinduka we ahubwo bano bajya bahinduka ahubwo wozi ko none hari ibya nyabyo we ngo ni icituwa ese nata uba mu Rwanda mba mu mwobo uzi ko Prince avuga cyane Leo simwumve Leo urabeshya Leo ni ukuri ni ibyishimo byinshi pe Leo ndakumva
Ndakubonye iboro yangira vibura ndagaswi. umukobwa ni ikigoryi pe. kanjye kureba kisi Ni ubona ikigoryi mani. Nta nubwo ikinyendera kinamfollowinga sha. Nge ni iboro pe. Umwe ngo ni icituwa undi ngo ni iboro. ariko nate ntiwasaze Ntabwo nasaza ahubwo bari kubivuga nibo basaze ngo ni icituwa. icituwa Gatari wose mvugira ngo wabuzanikisha. icituwa Ndabiyemye. mvugira ngo ni ibora Iboro. Mwabimara. atari izo mu Rwanda nizo mu Rwanda uzama ku ibora Ndagwaye icituwa. oya ndashaka ibora ntakora mwaba Shema tata azashyiraho tato y'iboro Hari vita riri muri firigo. ariko nata uri gusinzira azanshyiraho ifoto y'iboro mu byayi Neta nka botomera. Yego. urumva abo bantu uburyo batukana ni iboro Nabari kwa kesi. Oya zamura mwana Mr. namwe. Romantic Iyo ni imvugo nyandagazi bavuga iboro wese. namubonye ni icyamamare ibi mubona gutya afite ubugoryi Naho yinjira mu bugoryi. oya ntabwo ari wowe nata ntabwo ari wowe ufite ubugoryi ni njyewe nata bamu bebe wundi wa kabiri ntabwo cyari nsanga kuva Mr. Nagiyeyo Romantic udahari njya no gutukana udahari. mva wanze guhita unshenga unshenga sinagiye Nzi kuri wowe cyambaje namaze kwitapagura nsanga ntunahari. wazamuye Mr. Romantic basi akumva ijoro ryiza Naza Muze bundi ko tubwira iby'abaromansi ukuntu bimera niba ku iboro bajya bashyiraho tatuwaje. Ibigoryi gusa. Kandi nawe ni umuhungu wasanga iboro ye yarashyizeho tatuwaje. aho da Mr. Romantic ntukamuzane mu tuntu tutarimo amafaranga Mr. Romantic ari kuvuga ko ni nde? Ayiga mana. uyu Niho nguyu rero wowe ntakenera. ndamwibikiye. ariko nata Roma. natashaka agapfumuka amatirese we wambaye nimero yawe koko Agakoma ku mafaranga. Matirisi ya Natasha nzavuga ejo bamuguriye imbuto sha. Urampa ngahe? Ubona atari ku muti wa nyuma atenda gupfa. wowe mpereze nimero yawe ndagukandira akanyenyeri Aha, utagakanze ko nakuborokara. Matirisi iravibura. iyi ni ntaga kandi uzamboroke ntaribi Uzagakanda ryari kugira ngo Bidikra promote. ejo nzagakanda kuko aka kanya ntabwo najya kumwakira wempa nimero nono Natasha asigaye yarabaye kuri wa nzenze Nyumvira ko gapipi kari hirya ngo Natasha niyo mukire ngo bazene. Natasha asigaye yarabaye kuri wa nzenze Aya nagapipi nawe. Ako nata urasuzugwa bigezaho. Ongeraho ri. okay ni Ongeraho ri. Mwabitsina mwe nisubiriza no muhungu nitubaritse. ngaho ese se katwumva katwumve nata Sushanze. Matisi yanjye meze nabi. Natasha. Mwabutuna mwe mwari. wenda nka kabiri twumve Amayezi mwe kabiri furomoni. Natasha mwiza. ese katwumve wazamuye Mr. Romantic nata Natasha. uyu muntu uri kumburesinga Matirisi yawe imeze neza. Ufite amaso meza bo. Bidikra imeze Wakihangana ukamara nimero yawe tukazamenyana. Natasha Nimero yanjye kereka abantu basaba kode yo gushyiraho amafaranga. Banza ume nimero kode uyikurikize hari ikibazo se? Ahubwo wabanza kode. Ero mwaramutse neza Ntabwo ndabona uburyo nyine aka kanya konegisiyo ntabwo ziri gukunda ndi gukurura amafaranga nyavana kuri beka ntibikunda Numara kuyakurura bamaze kuyacakira uzambwira. Nata.
gutanga nimero yawe none se MTN yayiguhaye ngo ujye uyikoresha ese nata kuki wiryagagura amafaranga se nayi arya umuriro cyangwa urya umusa banza wumva ijwi wowe nata kandi njye turi kwivugana ari gutukana ngo bigende bite ndi gutuka abo ndi gutuka wamanuye icyo cyo umva rata uno muhungu mumanure ni ikigoryi ari kutunyara mu matwi dusambanyiriza zamuramo Mr. Romantic cyangwa Chris. Mr. Romantic ntago aza gusambana hano ko twigeze isi abandi mumeze neza Zamura Chris. yego tumeze Natasha meze gute mwana wanjye mba numva ngukumbuye kambaye inkuru rero y'ubwira abakobwa twakoranaga bari baramusarenga afite amaguru meza we yaduhaga tipi ivumbi rigatumuka Ngafite iki amaguru meza Dobitkira twahuye arwaye umutezi ni boro nziza se Bikira Mariya Mukabera uzabaze nta n'indwara n'imwe yanduriramo data yagendaga nk'urwaye yari kugenda amaguru atandukanye uzabaze ubwo afite na boro yambaye nicyo muzi ngo yari arwaye ikibyimba ku gapipiri hoya kurwara nari ndwaye ikibyimba kwiboro ya bitkira ivugisha ukuri wari urwaye kwiboro pe nari ndwaye ikibyimba iboro yawe matirisi yayivibuje utarisanze nafashe izina iboro uyu Mr. Romantic se undi nuwo nzi cyangwa nundi uwo ntabwo ari utuzi mutamfollowinga sinzongera kujya muzamura kuri nabanza tubwire twebwe tuzi hello bamubwire kesi we na Mr. Romantic mumanukire kuri live abantu mutamfollowinga mwese uragenda gufollowinga niradukunda mwese mumanuke gufollowinze sheri kandi bo abantu bakora tanzwemo followinga ngiye Jojo gushaka nabikoze kandi ndebe ngiye no kujya kuguha udutima urashaka impuza mutamfollowinga ndakimanura shawo ya ngiye icya mbere ni inyuze ni bole umukobwa nukavuga ijambo unegere hano bazaba bavuga ko ari jye wabo icyo nzi cy'umuntu namubonye Natasha wabaye kenja ukagaragara ase ko bari kumubwira Natasha reba Natasha iyo minwa we ngo yabaye kenja wabaye kenja pe bako gafoto kuri profile ari kurwara toroma yaramutse gusomya ameze gutyo kamande nsuri Natasha mazina kaje Jojo bite ni byiza sho Natasha wagira ngo ni kaje ibwami ameze neza kutari kuryama mani dada ni ikigori Natasha narya asenata ubwo ujye kubigarura wallahi kuba twavuganye se video ko rukantibere mu maso ubu ngubu ni gajaja nawe arabifirinze Nje kwa kamusobanurije ngo waragiye ngo boro yanjye ngo mani ngo ngwiki ifite amarende boro ya jaja mani nayibonye video ko ari igitambaro gitakaye nabizi cyuya ndavuga ati n'ubwa mbere mbonye umugunguzi wometse ku muntu cyakimeze ngo agwaye ura amahero kandi nicyo ni igiki cyari kimeze gutyo icituwa iboro ariko we icyo bintu birajyanye muri bigori ryo mwabara ngecituwa ngo sinzi impamvu mutari kumva ubwenge burimo aho ngaho ngecituwa iboro asemani nje dada mbera muze dada buri gihe bafite amagambo mashyashya narumiwe agapipiri ubu muragenda mubibyinirira ariko se muri ibyo bintu bibiri igikunzwemo ni ikihe kuruta ibindi ni ecetowa hakunzwe iboro bro waya wibuka ko ecetowa bayitanga amafaranga ajya umenya ubwenge ariko arasaze wowe I love you too sweet. Natasha w'ahantu hari igiceri yanakwiciraho none se nata ukunda iki hagati y'ibyo bintu bibiri reba no muri ngo muhese muri iwitsuwa
ko shaho ufite mwese amenyo muri ibitubu Bara, iradukunda oya gusa mubisomye nabi ni ibitubu muri byose nkunda iki njye nta na kimwe nkunda umugabo wanjye. Dore umuntu akubwiye ngo data ndagukunda cyane ntabwo wabyumva. Uko se Ndabyumva mana. my love, I love Uzi you. ko njye nabuze umuntu uzaca avuga ati jaja ndagukunda. Ni ukuri ndagukunda wamaseho wamahezi wabwandati wabivuza twe ntabwo dukundwa sha buriya twasanga mwemo nukagahuye ako werewo yagiye herewo yo yewo Azanshyiraho tatu yavuze ko azanshyiraho tatu. yewo nshaka kumusaba akantu kajya nato gashira niko Mr. Romantic nshaka ko munera inkunga rero akanirira atatu ku menyo ndashaka kwishyura itatu ku ibere. Thank you. Naenda yewo nshaka atatu yo ku menyo umuntu hano urimo kuvuga nanjye ndagukunda. jaja Wi. hano umuntu avugaga ni Natasha yego jaja we jaja misengiri ishyari gute abantu babiri bakubwira ngo ndagukunda Natasha niwe urimo kuvuga ngo Reka nanjye ndabakunda. mu bintu by'uduhuyu reka mbarangira umuti w'uduhuyu right ngiye kukumyutinguje kwamamariza hano hoya naba ngiye kwamamaza kwamamaza shuzi ibyo bintu ndakuvuga ngo umuti ushobora gukoresha ninuza n'amazi ari mu munyu mu gitsina romantike uwo muntu ntawe nzi pe ntabwo se umunyu wagutera ikibazo. no kwangu uramutse ufashe hata hano hari umuntu ufite depression yo gukunda ufashe initiative yo kuvuga ngo wenda nka kabiri mu cyumweru ugafata amazi ukayabiza ugashyiramo umunyu nko muri litiro ebyiri ugashyiramo nk'ibiyiko nka bitatu najua Kiswahili mister uno mukobwa njya kumumanura mani mujye mureka umuntu umwe avuge mwamayezi muri konyobara noneho rero ugafata nk'ibiyiko bibiri nako bitatu ukabishyira muri litiro ebyiri z'amazi hanyuma noneho ukayabiza yamara kuba akazuyazi uyahojeje and then ukagenda ukerera nyine ukayogamo ukagerageza nyine uburyo cyageramo imbere microbe zose nyine wa mwuka nyine muzi ujya uvamo hariya iyo hashize icyumweru rwose birwana ahantu wagiye niyo mpamvu bavanze amazi n'iki gihe ntabwo nabyumvishe neza ariko se ntasubiremo mwari mwicare se izo ndiba zimwe z'amatwi yanyu turakoze forever wandaye ngwarye ngo ndagasura ngo murasa data Mr. Romantic wambwiye uvangamo iki n'iki agenda ntimukabaze Mr. Romantic mbabarira bimwihoreye urumva ibyo ntabwo ari ibintu byo kuza kwirirwa mvuga yego ibyo wavuze twabyumvishije ubwo abatambutse n'abataguhaye umwanya ni akarnyo kabo dada we nzamusobanurira atakoze thank you ntabutabyumvishe ni akazi kayo ariko na Natasha we yabasobanurira aya ntabwo nabisubiramo nanjye mujye mumenya ko maze kwikurira nkeneye kurongorwa da ariko nyine birafasha cyane wabaho icyo kora Nata uzi akantu k'ubugabo wabaho wagisebe cy'umufunzo we waretse tukumva ariko Nata wagiye ushyiramo imyaka ese ubyutse nko mu gitondo kimwe ugasanga urasa gutyo uri gusaba Nata wagenza gute naje niyahura Natasha uzi ukuntu ari mwiza ni mwiza wa abasa n'urupusi uko gasa na nyamunsi gasesekare susunda usunda arupusi we wako buri mwigoraguza kagoreka amaguru kagoreka amazuru kagoreka ijosi kagoreka ubwonko uzacuramo ijosi cyozi icyo ngo shana kashuri ingare mana hahaha nitandi igare urumva ibyo nakubwiraga Nata
ninde wigeze wiga umuganira Nta- neza ibyo bintu urumva umuganira ibyo bintu nakubwiraga haruguru birafasha, bituma urumva hari nk'abagore cyangwa se abakobwa bakunda abantu berekeza umutwe hariya hasi. batanga blowjob. Yego, hanyuma rero abo ngabo kuri iyo ngingo birabafasha cyane kubera yuko ntabwo bongera kubangamirwa n'uwo mwuka. Ubwo rero mujye mukoresha iriya gahunda. Ndaza kwasamura nsukemo ibiro 5. Hari ubujyamo umunyu nacyo kikayonga. Apana umunyu wonyine, amazi awutetsemo. Birise rugashiramo umunyu nihatema. Ngiye kujya nambara ikariso nsukemo ikiro cy'umunyu. Ubwo se umunyu ntibyatema, mani byatema. Gitemye n'ubundi iyo cyabonye umubu kiratema cyahora cyoroshye. ariko natari ukurikirana ikiganiro byasaga nkaho gahuye ukagira ariko ukuntu Jaja ari kubivuga ataza gushyiramo umuntu. Jaja ntabwo nakubwiye ngo ushyiremo umuntu. Ndahira Jojo, you I love you too mwa. Yo. baranasohoye nyine bajya kumva umuyaga. Reka mbabwize ukuntu nanjye ndagisukamo ibiro 5 by'umunyu kiyenge. Umuhungu nakubitamo umunwa azamura igisoryo cy'umunyu. Ahubwo bajya muri kame barakubira. Nukuvamo ikirimi kimeze nk'ikimbwa. Ahubwo uregera umutwe sha. Rukureho Umuntu yajya mbabaza nkafata umutwe nkawubyiringira mu munyu nkakwereka ukuntu nyumurisha ku ngufu. Avaho umutwe wabyimbye. ahubwo uzashyire mu rusenda kugira ngo azakuremo. Ngaho mbiyo ndayibuza ngo gashyirwa rwa nshyimbo gashyirwa mu mwobo. Urusenda uzarushyire mu mutwe w'iryo shyano ryawe. Kame ni haho karano ko unaseka. Ngo muhe namba wagahuyuwe wa mudada wamanuye. Ameneka ibihaka ameneka ubwonko muhe namba bagwa amafaranga. Wa mukobwa mwiza nabonye hano ari hehe? Mwiza cyane waje muri cago. Ariko se udusaro tw'inanga ngo gubara. Nanjye numbaza. Ese singare niwe njya nibaza Natasha zarangije ijana arasara, ntuzi ko iyo zibaye ijana usara. Natasha zimaze kuba 110. Ntago zabaye ijana ayo mashyira yabahengamye wayankizemo ugashyirwa ku nshyimbo. Utagiye kunyondora kuko kisagira amagambo ashaka atari meza ngo nukondora we. Ngo kundi iyo uri Ndaguteka ko nkondora. Sigoroye kuri nigera Denise wa Mayezi. Natasha nawe arakabije ngo ni amashyira. Nitaravuga ngo zarenze ijana cya gisebe cya kinkizemo. ahubwo harimo ijambo yavuze ngo nyamunsi yarimenye. Tumashyira hengamye Jojo. Amashyira hengamye. Aha. Kuma namwe nose ari ndavuga ngo zarenze ijana icyo gisebe cy'umufunzo cyaba cyarankizemo icyo gikera byagije muri box ari cyo nkizemo. Zugo Ndi gusuka umutwe mu burongero urandiye babo. Data ukimara kuvuga iryo jambo gahita upfa byagenda bite? Ntabwo narimbuka ariko oya mu mutima wanjye nta mutima mubi mba mbivuganye nta nubwo mba ndakaye. Ushaka kugira kuri. Nese ubundi ko n'undi uzarimbuka. Ko ni igike. Arimbukane na famiye yawe yose. N'ubundi kuri mu nzira Satani agushakamo. Gashaka uburanirwa gashaka uruga gashaka ibigushaka gashaka n'ibisongo gashaka n'umwe bwakubita n'umuntu. Manuka kamanuka ujya muri piscine y'ibimyira manuka kamanukire mu buzima. Iyo muratondekanye ibyo bisigo byawe ni bwo ngukunda. Y'ibimwira ariko noneho ndumva. Jaja wa Mayezi. Ndakumva wacyata. Nata umwanzi ukwanga ntakarangize.
yavuga pisine y'ibinkingi umuntu yatarangije bigenda wambuze he sweetheart Shadi wambuze he mbwira telefone ntabwo yari iriho mbwira yes byagenze bite bagusura mwaka ipasi mbwira shu request uzamura mbwira ese njye nshaka kukubaza numva nata nshaka kukubaza ari Medine umwana wa muntu n'umugabo nakuze sheri kuri phone shu yego shu ako ntago yaciyemo yahise icika mwana wajya waramborotse ahubwo oya subu ntago nakuboroka ahubwo nyirayo yari yayitwaye ubwo oya se uri muratira igutira nkatanga igihumbi waje kagura ufite amuginga durakomeje ukagura amaso ejo uzaze mu rugo iyo ufite waheneye yigo nyine acumba icyotsi asa acumba icyotsi mu kabuno thank you ukunze nyambashya yahenewe oya ntago wambeshya mani ndabiza ino uzamudeberera tangahe uhera mu ijoro kugera saa saba nzaba ndi mu rugo okay ubwo nzazindukira iwawe mu gitondo saa mbiri ubu ngezeho mfite gahunda yo kujya kwa muganga ubwo nzajya kwa muganga mvuye iwawe matirisi yavuyemo se umutwe shana kubise umutwe hasi urababara byatandi gushaka kuzagenda bakama transferi bivuze ngo ugomba kumwicisha none okay Natasha urafatayo aranci ya mu gitondo umva mwihorere si unyiteje ndabyukirayo gusa imana Shadi ndishimye imana iguhumugisha man uzinduke mwana ni ukuri ko imana ndakuzindukira humura aranci ya mu gitondo nutinda birakureba akuguzi kubona telefone akuguzi ko mba natanze igihumbi ngo ndaraniye iyi telefone oya se atanze make ese nata Yobwira mane bakore subscribe kuri YouTube yanyu. Kuri TV yanyu mane umuhire Shadi ya TV show, umuhire Shadi ya TV show. Sha mukore subscribe. Jaja uza compostingira link ye kuri status sibyo show. ndayikora Jaja no muvandimwe wanje waranyumva sha sibyo nuko tumana mukore subscribe please. Sibagiye kuma phone simwari mwarahangayitse nkajya mbaha video. Mugende kwa kumuhire Shadi ya rero mukore subscribe sibyo. Nzago ya igura vent wa muginga. Oya ntari wama yose. Iyo wama yose ntago nayanga Shadi. Usibye kiyo fana nagira mu nzu ya urabeshya. Umva se mwana? Uzi ko ndi mu kabari we? Muri kumwera hehe ngo natwe tuzi. Hari abantu bavuze ngo agahuyu. Ubwo butuna busuhuza. Busuhuza ubwo butuna. Umva butuna baragusuhuje. Bari bayinobojemo inzara. Bahandi mwana niho ndi. Yego. Muri kumwera natwe tuzi. Nabona uko ndamba mise nza no gufata ibyanjye nkayirarana. Basi Sorine wahombye abaye saga ndabura saga ziragezera buri tanu mwana. Bahita baniga noneho bakanyicira buri mwe. Ahubwo si ikibazo mu gitondo. Matirisi bayikuramo. Aho ukaba urimo karakesha. Ikibazo cy'ubwo mu gitondo uraba wata. Ako gahuyu kavuze ndakesha. Nose nge ndaryama nageze kuki? Wowe usukesha ugeze kuki? Ushaka kugera kuki? Nshaka kugera kuki? Nshaka kugera ku ndege wa muswera we. Beba. Imodoka urayifite se? Wagiye Kanombe. Wagiye Kanombe kugira.
ukugerayo se ugiye ku ndege cyangwa uzi kuvuga ku ndege mu bayede nawe uvuye kuri ku ndege wakeshereje mbwira aho wakeshereje nkubwire ko niyo ndege uzayigeraho aho ntabwo wakureba mwana njye mutangiye kuvuga ibintu byo gucukurana uyu mugore nawe umugerayo Imana iguha umugisha sheri. iyo ngingo Ani mu gitondo sinduke subizi se ko ntajya mbeshya Sheri, iyo wemeye ikintu ndakuzi ntabwo ujya ubeshya. No se imbesire zanyiriye amafaranga. We na Dada ni muri mu bantu bari barantayemo. Dada ntiyantayemo nawe ukantamo bakayatwara bagatwarwa n'imizimu. sawa rero wibwiriza Natasha ariko ubu butumwa nibukubeje uzatubwire tuze tubwanike. Yes we Shade ntabwo yambeshye. Siko mpaye 100 ari kuntera inkunga kuri filime yanjye 100 arenga bro. Yego Ni izina ry'Imana kuri anniversaire yanjye Shade niwe muntu ni nkari wowe wayikoresheje niwe muntu wampaye amafaranga menshi. Ntago ajya abeshya amana. nanjye ukuntu aka kantu ka matirisi nagakunze sha unyohereze nimero ya inbox nkwe 50. aha bravo urakoze cyane sheri Ninde bivuze Anje Jose warayamuhaye agahitamo 25. Thank you. Bayiguhe nanjye itamo 25. Yego sha ndayamuha pe. Nata Karame. pasu Ese wakimigisha iri kuba myinshi ngaho mbonye phone cyakoza mana. Nata Karame. misa nisubira telefone singiye Oya Shadi nago wakisubira Ntagihenze yimuhe pe yimuhendamo amafaranga nyine adukorere matirisi. nanjye ndamuha 500. Ntago yimurize. oya sheri urabisi ko ntajya nisubira Ese Shadi mbarumbwire basi mbare gushyuha mbere y'umuziki ni yihe muri za zindi nzi cyangwa nindi ntazi. umva nyine ubwire Sinakubwiye ko ari ID ya Venisi. umuswara uvuze ninde mani ngo ni ya Venisi Ya Venisi batanetwa agira iPhone. Shadi agira iPhone Oya niko wamubwiye akagira niyo 13 akagira 10 ego kagira ama iPhone n'igihumbi. Ariko ntabwo phone ya Venu yange Ntago wowe se yayitunga. sha ntabwo ibyo bintu bisubiye. Ntago yayitunga. Phone ya Venu ibihumbi Venu fata network. ntabwo zijya zifata network. Dada ntugende. niyo bakoze mu rugo mwana nanjye umwe nomero yangushyireho igitabo by'ibiceri. Ntacyo bitwaye shu tanga uko ufite. Dada bababeshya. Dada kugira ngo abumva arababeshya. Nata Karame. hari umuntu ushaka kureba utasemo iki kinwa cyawe mwamugingaho gikuremo uwo munwa nayo maso bikuremo Nako Nata nari ndi kumwe n'abashuti banjye Griti aha sireba se barambwira ngo barakubonye ngaho reka se Natasha ko nzi ko bamukuyemo matirisi ubu yageze Griti. Mureke mbanze mbabwire burya umugabo ni mwiza kuyeho rwa runazi kugira bamubone. Sasa Harameshu sheri ngahise ukunda wanje oya mugari sheri wawe ngize ubwoba amatirisi yanjye irikanze. aho Nata urihe niba utari Griti. Ako Jaja ni uzi ukuntu mu gitondo nari meza kuko nkagize mu kanya bro wowe ngo narindi great. Ariko nijye ukaza njye sinakesheje kakongera kakaza. Wowe wansekesheje umutwe ukandya byagera nkamenyera. Uretse gato mbaza ikibazo Shadi ni imwe muri za zindi. anje ziba mvuge Shadi mbwiye. Aze Natatangiye ngambwira Nari nkubaje ngo ni imwe muri za zindi nzi cyangwa niyo ntazi. zose sura zizi wahenewe Nze 3 zonyine. uzi yihe nihe 16 17 n'umunani. niba ari 10 kangahe ne 3 ariko na 13 niba ari na kangahe na 12
ndaguha 12 rero Pro Max cyane yenda kugurira mega z'amezi 2 asema ni ibintu biri kumbaho ntabwo ndi kubyiyumvisha ntabwo bishoboka ariko reka amaruke rero mutangiye kunesha ishyari nkoresha tekino Tasha haram ejo uzandaza iminsi 2 yose shadu tangiye ibiki Nata ndamaze nanjye uzagende kwa bagushyire nanjye uzajye kwa bagushyire tatu kuri matrice nzishira uzandaza iminsi 2 yose ako shadi ngaho wajure nese shadi usika ndibuze ngo nkazahava njya kwa muganga kibazo ariko uzandaza nugu ashaka kuzasigarana matrice mu nzara ntacyo bintwaye wa mujinga Daddy none se Nata abagabo bose mwaho yari wigeze kwa telefone nk'iyo bahenewe nawe none kuzandaza iminsi 2 yose ya courage umwe akazaza karari wanyu ndi ngamuha amezi 2 ya mega sheri arimo kuvuga ngo Natasha zara inyuma ndari imbere aturare hagati sheri wanyu murare mu gicare mu kigire de Natasha wihindukira nkuti unshaka mu gitondo nk'ikarita n'abasindu yego sho unshaka n'abasinduka ngo 75 anje patiranya anje yasinze man ntabwo uri kumwumva se anshaka n'abasinduka mu ikarita anje wanyemereye na 50 ntago nasinze shadi anje bazubeye wowe nzagukurikirana oh yes uko yasinze ariko anje nicyo kibi cyo kuba umustar unywera he mwana ntabonetse hose kuko mfite amafaranga ahubwo shadi anywa anje ngo tunabwisiho oya ibaza ko Natasha nutse shabye namwe ndabikura mama nimero yawe nyandikira inbox nk'ubu turi kunywera muri mukabari tujya dutaha budakeye mbwira magere mani nyandikira inbox turi ahantu bita ku irebero ahantu bita muri turi ku irebero baraje ba Shadia birarangiye irebero mana Kicukiro turi ku irebero Kicukiro agana he mbwira turi ku irebero no munsi yo kwa baketi umva ngo rangira sheri ngo ntagane bebe turi hano ku irebero agana nyine turi ku irebero munsi ya Dodani Dodani waciye umuhanda Kicukiro cyangwa waciye hasi kwa Rujugiro waciye hejuru ahubwo hejuru kuri kanari anje we umanutse ugiye kurenga kuri kanari anje siba utabunda zahenewe ngiye kuryama n'umugabo wanjye yego nyandikira imbuga turishu nese wamforoinze mani mbere kwandikira kambikora bikora mbitembera nimero nta kintu ndakwita nguforoinga nta jyana nabigukoreye nawe uze kumforoinga ndahita nk'umuntu turi enjo josiki kandi yashade kandi wishu umuntu uri kwirebera nge ndaje yewe nzira iki noneho turi ku irebero barakeshanga no gutaha nyuma bajya gutaha barakesha abandi bakesheje bagiye kuryama twe tugezemo nonaha oya se ngo mpari nye neza mani ni ku irebero ya Kanari Olympia utuvugana nanjye ngiye gutanga munsi ya Kanari Olympia ukirenga kuri rompo
wi basi sorry sawa ngo nuko tutanywa inzoga mutapingire Natasha ngo bamuteze agiye kugura fanta biriya ntabwo nyabyemera bari nibyo mana ntabwo nk'inzoga baza Nata ndagukunda ntabwo nigeze nemera ko ari fanta yari igiye kugura baza kandi cyangwa baze dada ntabwo nk'inzoga nushaka kuba ugiye kwigurira umuturanyi ariko ntabwo numva ikibazo cya saa yine umva se ntabwo byumva nyine Natasha ntabwo anywa inzoga ariko anywa urumogi sinabivuze nanjye nibyo nongeye kumubwira ntabwo abasinda banywa inzoga gusa ndaguhamije nanjye nibaje ukuntu umuntu ashaka inzoga nibaje ukuntu umuntu agira icyaka cya saa yine ngo cya fanta bibaho se mwana fanta ya saa yine n'igice sha nahita nyihaga yaragiye gucomera hanze ngo bitanuka bagiye gucoma ku muturanyi bagiye gushyiramo agatoki mani cyangwa n'abapusha ahubwo bamwirangirije babona afite amafaranga si uko mwana wabona yari yabwira ati ngo uno munsi ntabwo ndi bubateresheho mwirwarize ahise agenda okay gira vandaje mani nyandikire ndaje direct ndaje kandi kandi hano kuri kanal ya MPR nunshaka uhita unyandikira ndahita nkubona tu nese wabiyandikiye ura from mandaje okay kanze bikore mute nkubona mwana mputenze okay sawa ajya ngo ni he yego mvuye rero direct ndaje kuvugana kwirebero sawa ndaje Kigali iraryoshye sha yababanye spadip reka njye kwerera n'ubundi ndabona ntaryama tato uragiye uruzi guhinda akoze ubu babagwe n'ikigagi uzi guhinda umusaza wanjye akora mu muhanda ndahita amubwira bafate sinakwicara kubibura nasinda abasake abapime ko batanyweye nijoro ntabwo twari turi kugenda mu muhanda twanyweye ko ntawe baradufasha ndamuguteza ariko ndahita muri nomero yawe izo nimero yanjye urayifite shababu ndayifite tato ninyikwereka kuri tuma 25 nawe Igo ntayifite muri fone kubera ko nimero yanjye iri kuri TikTok rero ntayifite nyine mbese wari wanyandikira ngira nyine nyikwereke hanyuma uhita umereza ayo mafaranga shyiraho amafaranga ibyo byo ndabyumva kuri wari wanyandikira ibindi ukubaza uya nyine yashyiraho nyandike hano hasi ubu yohereje hakiri kare oya ndakubaza ngo wari wanyandikira ndayifite narakwandikiye ayewe aha nuko bwije se niba muri oya wowe shyiraho amafaranga nawe nakwinjira kubera ko mwibizi mwese ngira abiyobera rero data nayo mfite tujya tureka kubeshya njye ntabwo mbeshya nabiyobera mfite nabo mbizi kubera iki waba ubizi ute hari umubebe utunga inoma y'umuntu ariko akaba ataramuvugisha yakwirwa n'ikinyabifitiye nanjye ubwo nza akareka yawe nyitunze narwarimo ako umva reo kari akaboro ka gatemani ni sawa ni ukuri nidinza nzagakora kandi hahandi yo gutera tatu yego ako dore shadi yaraje shadi yangewe mu ncutagira
aha Natasha agiye kutumanura yagiye kuri telefone Yo utera tatu ntihagire umukiriya. Yego mwana. Nyine ni bwo usuze kunyandikira murangira umuntu wishaka. Natasha agiye kutumanura Kubera se Usabona atagiye mu bishanga Gabe tapinga Shiratashye Yaratashye. abandi bana bafite abakunzi bavuga ati uyu Wowe nawe ufite se kandi reba aho hari. reba wese shaho urabona uwo muntu utapfana agahinda Kiki kubera tatuwaje. reba wihaye ubugabo bwo kumukunda apfana agahinda nakwambi